Ikaze nanone kuri kane yo 150. Tugiye kureba isomo rya gatanu. C# data types nizo tukirimo, ni nyinshi rero, ariko ubu ngubu turi kuri reference type, aho turi burebere hamwe za class type, string na object, kugira ngo tubashe kubyumva neza. Niba rero waracitswe n'andi masomo, urareba kuri playlist, hanyuma uhere ku isomo rya mbere cyangwa se rya kabiri bijyanye naho wumva uri comfortable naho. Ikindi ntibibagirwe gukora subscribe, kubera ko ukeneye kujya ubona ama video mashya twashyizeho, nkuko tuzajya tuyashyiraho buri gihe, nkuko tuyashyiraho, kandi tuzakomeza kujya tuyashyiraho ama video yungura ubumenyi kuri C#. Turahera rero kuri C# string type. Ni imwe muri reference type. String type rero ni object nyine ya type ya string, ibigizwe na text hagati ho muri nukuvuga ngo ibika icyo twakwita nka sequences za text, cyangwa se ingano ya text iyo ari yo yose. Ushobora kwandika umwana yabaye uwa mbere ugashyiraho rimwe, ariko buri gihe biba biri hagati ya quote ebyiri, kugira ngo value ya string igomba kuba iri hagati ya quote ebyiri, kugira ngo ya type imenye ko ari string. Ikindi rero, uburebure bwa string buba bugizwe na object ya char cyangwa se character, kuko buri niba bavuze ngo muraho, urugero ukuvuga ngo MURO iriya turiya tunyuguti twose biri hagati nibyo biba bigize iyo string, nama object ya char. Nk'ubu rero urabona hano tuba twakoze string ubutumwa, tukayiha new string .empty, kuko iyi ni object, so dushobora kuyihamagara tukayiha nuze yayo ya empty. Ni ukuvuga ngo hano tuba dukiriye string itagira ikintu namba. Noneho tuvuze ngo ubutumwa, nk'uko twari twakiriye variable yacu, noneho tugiye kuyassigninga muri aho ifite n'akabazo. Urabona ko twayishyize muri double quote ebyiri, niba ariko bayazita. Now urabona ahangaha noneho dufite array ya char twise inyuguti. Iyi ni variable ifite type ya array char. Iyi rero urabona ko twagiye tuyiha inyuguti zigize muri aho, nkuko hano hejuru twe twabikoze. Noneho hano rero tushaka kuyikonvertisa muri string, twavuze ubutumwa tuvuga ko bingana na new string. Dukora initializa instance, dukora instance ya string, noneho tuyiha ya array ya char. Ni ukuvuga ngo array of char cyangwa se array yi char irahita ihinduka string nyine ifatanye, irahita yitreta cyangwa yitreating nka string. Ikindi buri gihe ushaka no kugira ngo ubone array ya string yose, nanone ufata string ukavuga to char. Ikindi ugomba kwibuka cyangwa ugomba kunota ni uko ntago ari byiza cyangwa ntugomba gukoresha new string nkuko hano twabikoresheje igihe cyose udafite array, utari kuyipasa cyangwa utari kuyiha array of chars. Turaza kurebera hamwe example ikubiyemo byose. Noneho rero turebye object. Tugiye kuri object rero, object nta kindi ubundi ama classes, object supporting ama classes yose muri .NET. Ni ukuvuga ngo ubundi C#.NET ni object oriented, birumvikana rero. Ubundi object ni nka itanga nka low level service, ni nka service yo hasi deliveringa ku ma classes. No kuvuga ngo
niba ufite class ushobora kuyiha object yo irayakira ikayistoringa, kandi noneho class yose nayo aba delivered avuye muri object. Ni ukuvuga ngo turagenda tubireba neza muri example no tubasha kubyumva neza. Classes rero ni user defined data types ziba represented nyine na state and behavior ya object. Ni ukuvuga ngo classes nanone ikindi tugomba kumenya muri classes nuko state yazo representing a property na behavior. Property the behavior niyo action ya object ishobora guperforming. Nuko ngo noneho classes nanone zishobora kuba zaba declared cyangwa zikaba ukazideclara zifite n'uburyo bwo kugerwaho buri limited, aribwo aho dusanga ama access modifiers, ariho usanga access modifier public, usanga private protected, ugasangamo internal na protected internal. Izi nazo tuzazireba mu gihe cyazo, turebe n'iryari dushobora gukoresha ama access modifier ku ma classes yacu, turebe n'iryari dukoresha public n'iryari dukoresha private, se n'iki tuyungukiramo. Ariko class ubundi ni nka template, ni ukuvuga ngo ni washyize hariya uzayikoresha ibintu bitandukanye. N'urugero rero hano tugiye kuri class, ikintu cya mbere ugomba kumenya iyo uri kudeclara class igomba gukoresha keyword. Class keyword niyo ikubwira ko ari reference type. Murabyuka mu masomo yashize twagiye tureba aho twakoresheje ikintu ahameze template meze nka class, ariko yo yari struct nayo tuyisanga muri value types. Noneho rero ni ukuvuga ngo iyo ugikora class buri gihe iba ibikiri null until wayinitialize. Kugira ngo rero yinitialize ugomba kumenya ko ugomba gukoresha new keyword igihe nyine wavuze ngo tuvuke class imodoka equal to new imodoka. Ni ukuvuga ngo ya new niyo ita creating object muri memory yayo, yibwira ngo now I'm object, I'm no longer null, so I'm existing muri make. Ariko uyiye accessinze gutyo ikubwira ko nta kintu bifite. Ni ngombwa rero ko class buri gihe igomba kuba yabanje kuba initialized. Ikindi ugomba kumenya nuko buri kimwe cyose muri C# kiri associated cyangwa se gifitanye imikoranire na kiri kumwe na classes na object, biba biri kumwe. Noneho ikindi ukaba ufite attribute na methods. Nukuvuga ngo nk'ubu ngubu example y'iyi class hano harimo izina, hakabamo uburebure, hakabamo ibara. Iyi ni class y'imodoka. Imodoka twayihaye ama attribute. Ni ukuvuga ngo ishobora kuba ifite izina, ikagira uburebure, ikagira n'ibara. Noneho ariko ya modoka ishobora gutwara, ishobora no guparika. Gutwara no guparika ko ni ikintu kimeze nka action cyangwa igikorwa kiri bube. Niyo mpamvu kiba ari methods. Iyi method hano niho haba harimo izindi code zirajya ku execute nyine gutwara, ese umuvuduko iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho hano rero kuri example hano tuba twafashe noneho twayinitialize, twayihaye instance yayo. Ni ukuvuga ngo hano twakoze instance y'imodoka ariyo itinakora object. Ni ukuvuga ngo twavuze new imodoka. Noneho hano tukaba twayihaye imodoka yacu ni Toyota, ifite toni 10, umukara. Noneho ariko dushobora gutwara. Ni ukuvuga ngo tujya gutwara ni ya method nayo turi bwa accessing tunyuze kuri ya nyuma yo kwiha new instance, yo gucreate cyangwa kwikorera new instance. Reka rero ibingibi tubirebe muri example mu buryo bwimbitse, ni naho byumvikana neza. Rero example ya class ndizera ko mwakire isomo rya 5 project uko twabibonye muri nuzo ishize. Iyi bwayo ni class program turabizi.
noneho iyi turabizi ko muri namespace dushobora kujyamo amaklasi menshi atandukanye cyangwa se tukaba twadesida kuyashyira ku ruhande, ariko n'ubundi namespace aba ari imwe, ariko class zishobora kubamo ari nyinshi, ariko iyi class program niyo iri main, niyo ibitse static void main yacu, main method yacu ihamagarwa na program. Reka rero dukore class hano. Class yacu rero turayita imodoka nkuko kare twabibonye muri example nyine, aho twari tumaze kubona example. Class rero nta kundi twabonye ko kugira ngo ukore class ugomba kuyiha keyword ya class, ariyo tuyihaye noneho ukayiha variable name. Iyo niyo type nyine ibibaye reference type yayo, ni ubu hano tuba dukoze class. Class rero ishobora kugira ama attribute nkuko twa twabibonye, iriya ifite attribute. Reka turaziha string attribute kugira ngo tujye tunarebera hamwe ya string. String ni izina, twayiha izina, nituyiha izina noneho urabona ko tugomba gushyiramo zira double quote, ariko hano kugira ngo tugire icyo twashyiramo ni ukuvuga ngo tugize gutya gusa ntabwo iri bumenye icyo wayihaye, ariko mu gihe waba ushyizemo za quote navugaga, ni ukuvuga ngo ita yumva ko IntelliSense ntabwo ibona error. Ariko kuri uyu munota kubera ko turi gukora class, turayiha public class ko dushaka kuyaccessinga publicly, noneho tuyihe public. Ntabwo turi bwasigning ikintu icyo ari cyo cyose kuri zira string, kuri za attribute. Iyi nayo noneho tuyihe uburemere cyangwa nayo ntabwo twirirwa tuyasigninga, dukore public string, tuyihe ibara, ntabwo tuyasigninga. Noneho dukore methods, aho turi bugire method public nayo turayiha public. Turayiha void. Iyi ngiyi void ivuga ngo ntacyo turi bukenere kuri iyi method, ntabwo dukeneye ko hari ikintu iri budusubize. Ni ukuvuga ngo turayikoresha nituyihamagara hano hagati gutya, ni gukora method. Ni ukuvuga ngo hano hagati dushobora gushyiramo ibyo iri bwe execute, uburyo iri butware, iratwara gute, bimeze bite, whatever. Hano rero dushobora gushyiramo console dot write line, tukavuga ngo ndatwaye. Hano naho dukore public void ya method yacu yo guparika, parika nayo tufungure bracket to closing. Nayo turakora console dot write line, ibi rero bivuze ngo hano dushatse tukavuga ngo string, mu rugero iyo dushyizemo string urabona ko irahita iduha warning. Iyi warning rero kuvuga ati mwangize public string ariko ntago muri kumpa ibyo ndi buritaning. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe iyi ngiyi yagombye kugira ibyo isubiza, yagombye kugira return, ariko urabona nta return twayihaye. Niyo mpamvu rero iti complaining, ariyo mpamvu tugize void ntago complaining return, kuko ikiri bukore iragenda execute whatever birimo hano, ntago iri bwongere gutekereza ko hari igihe tuyihamagaye hari ikintu tuyikeneyeho. Iyi rero ni class yuzuye, ifite attribute eshatu, ikagira na method ebyiri,
ziri gukora igikorwa. Ahangaha uba ukoze class uri successful rwose. None rero ishatse ku accessinga ya class yacu kugira ngo wenda tuze no kugiramo fun, umuntu yagira object tukaya obj na hano kugira object reka tuye obj amaparameter, reka izi method zacu tuze kuziha parameter y'ama object. None hano rero ndushaka kugira ngo tuze no kubona uburyo object hano dukoze variable ya object ifite name obj, niyo name twayihaye ariko type ni object nkuko twabonye object kare. Nukuvuga ngo rero reka turebe ikintu turi buyikoreshe hano. Noneho dushobora guhamagara muri main yacu tugahamagara imodoka ko twayihaye tukayita imodoka, dushatse kongera tukayita imodoka. Noneho aha rero ibikiri new, ariko nitugira ngo new imodoka urabona kwitizamo ugafunganuze hano tuba tuyihaye new instance. Ubu dukreye new instance iyi class yacu, urabona ko itiha highlighted, nukuvuga ngo dukoze new instance iyi class yacu. Bivuze ngo noneho hano tushobora ku accessinga aya manuze yacu yose, aya ma attribute na method zacu. Noneho hano dushatse dushobora kuvuga ngo object obj equal to imodoka. Aha rero ni ahandi haza, urabona ko iyi ni class y'imodoka, ariko object ni very powerful object type, nuko ishobora kwakira anything, ntago ishobora kwakira icyo ari cyo cyose. Urabona ko hano ise nyiha object. Noneho hano rero nshobora kuvuga nti okay imodoka ndayirengagiza object kuko ndaza kuyikoresha nyuma, ayita izina. Urabona ko ndi ku accessinga yama noneho ngiye guha value yama attribute yo muri avuye hano yo mu modoka class. Ariho nshobora noneho kuza nkaba nayiha izina nkayita Toyota. None ndagira imodoka kugira ngo na accessing of course ari ama attribute, urabona ko IntelliSense yazana. Noneho nkiremo ibara naryo ndihe kuko naryo ni string, ni nayo ndihe umukara urugero. Noneho imodoka hano mvuge ngo uburebure, urabona ko manutse muri IntelliSense zanjye itinyereka ko mbifitemo. Noneho nindangiza nayo nze nyihe ko nayo ni string type, variable nayo nyihe value nyihe tone uburemere nyihe tone 10 zandike mu. Urabona ko noneho ya string nkizemo 10 tuzikari bibarika ni ubundi yagombye kuba integer, ariko hano ibi yitiritinga string ntago yikwera iki ko akiri muri izi muri tunani irimo hano. Rero hano of course ititiritinga nka string. Noneho hano rero tugiye guhamagara yama tugiye gutwara. Noneho hano dushobora kuvuga ngo turahamagara imodoka, tugiye guhamagara za method zacu tuyite gutwara, ariko ntago twagarukira hano. Twara tubaza dufite parameter tugomba kuyiha, nidushaka turayiha, dushobora kuyiha imodoka which irayemera. Urabona hano twaye parameter yo kuvuga ngo object yakire object. None urabona ko tuyihaye iyi ntuze tutanze hano iraza. Noneho hari iraza
iraza noneho ari object, ntabwo yigeze icomplaining. Bitandukanye nk'ubu ngubu hano nibeshye nkavuga nti okay, reka twashyire string, tuvuge ko twe expecting aga string, urabona ko irahita icomplaining. Ariko ko ari object, ni ukuvuga ngo irakira ikintu cyose. Class nayo ubwayo ni object, irayakira, ntabwo iri bugire ikibazo. Ni nk'uko n'ubundi hano naho ninshaka nkavuga ngo object imodoka parika, nkaza noneho nkoherezayo obj ya hano hejuru. Iyi ngiyi rero niyo noneho nayo twari twayihaye object. Mu kuvuga ngo ni kimwe, irayibona muri object. Iyi ngiyi ni the same nko gushyiramo iyi ngiyi, kandi na hano ntabwo ishobora gucomplaining. Noneho rero mu kuvuga ngo muri implementation hano uko dushatse twari kuvuga ko dutwaye, ariko se dutwaye iki? Kuko hano dushobora kuvuga ngo turebe wenda tuvuga ngo console tuze kugira imodoka izina. Hano turerekana izina rya modoka, ndetse tunashatse twaza no kwerekana imodoka yose. Twabaye imodoka ni izina ni iringiri n'ibindi byose. Hano rero naho muri iyi public the same, dushatse ku accessing iyi object, ni ukuvuga ngo kugira ngo tugire icyo tuyibyaza umusaruro, nuko turi imodoka, kuko object yo ibitse raw level, ntabwo izi ngo ukeneye iki. Ni ukuvuga ngo rero icyo turi bukore hano ntabwo turi bwongere gukora new class, ahubwo turayibwira ko turayicastinga ku modoka. Niturangiza gukastinga imodoka noneho tuyihe ya obj yacu twahamagaye. Ni ukuvuga ngo na hano nidushaka dushobora noneho kureba izina rya ya modoka. Reka turebe izina rya ya modoka, bivuze ngo ntwaye, ntwaye now, okay, ntwaye noneho hano amd dot, urabona ko izina, ni ukuvuga ngo nshobora kwandikamo hano ntwaye imodoka ya Toyota yo hejuru. Hano naho ninzana hano naho nshatse naho gukoresha the same, nshobora kuza nkakora copy byoroshya, nkaza nkagira copy hano kugira ngo twihute. Iyi nayo ni the same, buri gihe object ugomba kuyiha kuyicastinga kugira ngo imenye ngo ndi object yandi, kuko hano turoherezamo ubu mfite indi class nkayicastinga nta yabyemera, ariko izathrowinga error. Ni ukuvuga ngo noneho na hano nshatse nawe nkuvuga ngo paritse imodoka isa ifite ibara rya, then uzana turashyiraho US dollar kugira ngo dushobore kuzihamagara. And then hano tuze tudushyireho ya AMD, dushyireho ibara. Ubu hano noneho turaza kubona turaninze. Reka noneho turaninge porogaramu yacu kugira ngo tunabyumve neza uko byagenze. Turaninge turebe. Urabona ko rero tumaze kuraninga ya
ya porogaramu yacu urabona ko hano iratubwira ngo ndatwaye imodoka ya Toyota. Iyi Toyota urabona ko ndatwaye imodoka ya Toyota ni ya method twahamagaye hano tuyiha ya class yacu as object. Urabona ya object already izi izina ry'imodoka, donc ifite content zose kubera ko twayicastinze ku modoka ihita imenya uko twayikoresha, ariko object ubundi bwayo yonyine nta kuntu twari kuyikoresha, ariko bibitse information zose za ya class twayikoniho twayihaye. Ikindi hano noneho naparitse imodoka ifite ibara ry'umukara. Urabona hano bitandukanye, twohereje object na object noneho nayo tuyicastinga kuri modoka, kuri class y'imodoka, nubwo turi muri class y'imodoka biremewe gucastinga. Nayo urabona ko already yaduhaye ibyo turabona ko yaduhaye kibara umukara kuko niryo twari twashyize n'ubundi hariya hejuru. Ibi rero bitwereka ko tubonyemo object uburyo ikora, tukabonamo class nayo uburyo ikora, na hano twabonye ko na hano dushatse twakwaccessinga ibya class tukabikoresha neza. Ubwo rero muri make aha turaba tugarukiye aha ngaha, ubutaha tuzareba interface turebe na delegate. Ibundi ubusanzwe rero iyi niyo ibi ngibi nibyo biba bigize niyo class, niyo object tubonye na string. Naho ubutaha wibuke gukora like na sharing abandi bashaka kumenya guprograma. Ikindi ugomba kwibuka gukora subscribe kugira ngo uzashobore gukurikirana andi masomo azakurikira. Nawe ubutaha mugire amasomo meza. Cheers.